naho mu karere ka Gicumbi ahazwi nka Rwasama imodoka ikoze impanuka ku buryo bukomeye cyane, aho iyi modoka yari ihetse ibiti ikoze impanuka bitunguranye, aho umushoferi yari ari gukata ikorosi riva Gatuna agezemo hagati muri Rwasama, aho bakunze kuvuga ngo dore ko hari umukobwa mwiza utega abashoferi akaba ari we uteza ibi byose. Reba ikihabaye gusa, amakuru meza ni uko iyi mpanuka ntawe uyitakarijemo ubuzima. Ndakeka ukimara kubona iyi foto ndetse ukabona n'izi videwo nashyizeho, izi emoji ziri kurira, ni videwo imaze umunsi umwe ku rukuta rwa Instagram irimo iraca ibintu ndetse na Facebook, aho harimo haragaragara umugabo umwe ufite ubugome bukabije ndengakamere, aho umubyeyi wari umaze kubyara arimo arahondagurwa bikomeye, ibikomere byose n'ibikomere byose. Mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, aho amashusho yakomeje kugaragara, aho uyu mubyeyi yaje kubona bitarashoboka ndetse agiye no kuba yarembwa n'inkoni, nibwo yaje kuba yasubira ku gatanda kugeza ubwo hasohotse impapuro ziza gufata uyu mugabo. Dore yuko uwo mugabo amafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga zose ari gukubita uyu mugore wari ukimara kubyara, dore yuko yarakiri no kuva amaraso lasiti wareti mu gihe itari yagasohotse. Uwo mugore yakomeje akubitwa cyane kuko n'agahinda ndetse n'ihohoterwa mboneraho no kuba nasabira abagore babyara ubutabera, kuko bantumye ngo mbavugire, kuko bakugenda bakorerwa amahohoterwa agiye atandukanye. Igitondo cyiza, igitondo kuri buri umwe wese, igitondo cy'umugisha ku muntu wese wabyukanye amahoro. We wabyutse uri muzima, ukaba wabyutse uhumeka, ugahaguruka ukagenda, shima Imana, kuko muri iki gitondo tariki 28 isaha ya saa 4 za mu gitondo nibwo imodoka ya longe shashi iri mu bwoko bwa hoho yari iturutse ku mupaka wa Gatuna irimo irerekeza i Kigali, igeze ahazwi nka Rwasama nibwo yaje kuba yarenga umuhanda. Mu makuru abaturage baduhaye ubwo twavuganaga nabo, batubwiye yuko ahangaha muri iri korosi rya Rwasama bahita ku mukobwa mwiza ngo buri kwezi habera impanuka ikomeye. Niba neza mwibuka neza, muribuka inkuru twakoze y'inzoka nini cyane yaje kuba yatega kwasiteri n'ubundi muri aya makorosi ya Rwasama, ubwo kwasiteri yabirandukaga ikagwa munsi y'umuhanda, ndetse n'ubundi iyo nzoka ikaba yaratambukaga yambuka umuhanda ikaza kuba yakubita iyo kwasiteri iyiturutse inyuma ikarenga umuhanda. Niyo mpamvu abantu benshi cyane bongeye kuba bagaruka kuri iyi mpanuka, kuko iyi mpanuka bavuga yuko ari igihe kinini cyane kigomba kudashira hano hatabaye igitambo, kuko ni impanuka yari ikomeye cyane. Dore yuko iyi mpanuka nubwo byagenze gutya, ariko amakuru meza ndetse twahawe n'abaturage nuko batubwiye yuko iyi mpanuka nubwo yabaye amapine akibirandura ndetse n'imodoka ikangirika ku buryo bukomeye cyane, batubwiye yuko ntawahasize ubuzima,
banongera gutabaza urwego rw'igihugu ndetse banatabaza abanyamasengesho baze basengere hano muri aya makorosi, kuko aha bita ku mukobwa mwiza hazwi nka Rwasama, abantu benshi cyane baraza kuba bahashirira, kandi ikindi baraza kuba bahura n'ibibazo bigiye bikomeye. Gusa turashima Imana kuko ntawahatakarije ubuzima. Mwongera nkavuga ndetse no kuri ya nkuru ya wa mubyeyi ukubitwa ubwo yari amaze kubyara. Ubuyobozi bwavuze yuko uyu mugabo akimara gutabwa muri yombi yaje kuba yakurikiranwa ibyaha bigiye bitandukanye, kubera yuko atari we wa mbere yari akoreye iri hohotera. Byasaga nk'aho ari ibintu yari yaragize umwuga ndetse akabikora buri munsi, akabikora buri gihe, ashaka kuba yashimisha umubiri we awushimishiriza mu bandi, ndetse akanashimisha umubiri akoresheje uwo amaze kubyara. Njye muri kubana ni Dufite Imana.